Amahoro kuri mwese nshuti zanjye, nizere ko aho muri hose mumeze neza. Iyi ni Waka Waka podcast. Reka twongere tuganire kuri BRICS. Twari twaganiriyeho ubushize, tugaruke muri BRICS nyuma yuko iyi nama ya South Africa isojwe. Twaganiriye ku kijyanye na currency, tuganira ku bihugu byongerewe muri BRICS. Reka twongere tuyiganireho turebe ni ibiki byavuye muri South Africa. Yes, rero nkuko twabiboneye hamwe mu nama y'ubushize yaberaga muri South Africa, habayeho kwagura BRICS. Habaho kwagura BRICS hongerwamo ibihugu bitandatu twagarutseho muri podcast y'ubushize, ari byo Iran, Arabia Saudite, Emirates zunze ubumwe z'Abarabu, hakazaho Egypte, hakazaho Ethiopia, hakazamo na Argentine. Ibi ni ibihugu nge numva ko bije gukomeza nanone intambara ya BRICS yo guhangana n'idolari, kubera ko nimureba muri ibi bihugu murabona ko harimo ibihugu bicuruza ibintu byinshi cyane, harimo ibihugu bitanga ibintu byinshi ku masoko mpuzamahanga, bizatuma igihe iyi BRICS izagirira icyemezo cyo kuba yagira currency yabo, iyi currency yabo izaba ikeneye, kuko uzaba uyikeneye kugira ngo ugure igitoro muri Arabia Saudite, uzaba uyikeneye kugira ngo utume imari mu Burusiya, uzaba uyikeneye kugira ngo utume imari mu Bushinwa, kugira ngo utume muri Emirates z'Abarabu, kugira ngo ugire icyo utuma South Africa cyangwa se Brazil nkuko mubizi nayo icuruza ibintu byinshi cyane, nayo ifite petrole nyinshi cyane, hakazaho na Argentine. Ibi rero bizatuma iri faranga ryabo ryihuta cyane mu gukenerwa ku isoko, bizarushaho gutuma idolari rihura n'ibibazo. Ibi ngibi rero nkuko mwabibonye muri iyi nama, iyi currency ya BRICS ntabwo yari iri ku murongo w'ibyigwa hano muri South Africa. Ni ikintu bashyize mu nama zizakurikiraho. Icyo bigiraga hamwe muri South Africa ni ukureba uburyo batangira bakoresha currency zabo, noneho icyo ngicyo cyo kuba bagira currency yabo ku giti cyabo bakazakigaho mu zindi nama. Icyo ngicyo rero nkuko byakomeje kugaragara cyari kirimo ibibazo bikomeye cyane, kubera ko kwishyurana hagati y'ibihugu wasangaga kubona currency ari ibintu bigoye cyane. Kuba washagura ikintu mu Buhinde, Abahinde tuvuge tuguze ibintu byinshi bakazisanga bafite amanyarwanda menshi, kandi wenda badatuma ibintu byinshi mu Rwanda, murumva ko bisanga bari mu kibazo gikomeye cyane. So rero ibyo nibyo BRICS yigiraga hamwe kugira ngo barebe uburyo bakemuramo icyo kibazo. Nari nabahaye urugero ku kibazo kiri hagati y'Ubuhinde n'Uburusiya, kubera ko Ubuhinde butuma ibintu byinshi mu Burusiya. Iyo butanze rero amafaranga yabwo mu Burusiya, Abarusiya bisanga bafite amahinde menshi, ariko nta handi hantu bari buyajyane kuko ntago batuma ibintu byinshi mu Buhinde. Nkuko byumvikanyweho, aba Bahinde bazajya bishyura mu mayeni y'Abashinwa. Hari n'uwanyandikiye muri comment aravuga ati ibyo biroroshye, bazafata currency y'igihugu kimwe ariyo bazajya bakoresha bose. Ibyo rero ari nabyo byatumye ninjira mu kiganiro cy'uyu munsi, nukurebera hamwe tukareba ngo niba bagomba guhitamo currency bose bashobora guhuriraho y'igihugu kimwe, ni ikihe gihugu. Nuza kubireba urasanga ko boss muri iyi BRICS ni Ubushinwa. Ubushinwa nibwo bwinjiza amafaranga menshi cyane ahangaha, cyangwa se bunacuruza ibintu byinshi ahangaha muri BRICS, cyangwa se no ku rwego mpuzamahanga. Rero ibi bihugu bizisanga kenshi bigomba gukoresha amayeni y'Abashinwa. Aho ngaho rero ukibaza, ugatangira kwibaza ikibazo cy'Abashinwa n'Abahinde bizagenda bite, kuko nanone Ubuhinde nabwo ni igihugu kiri kuzamuka cyane, kinafite population nini cyane. Ntibaza ko cyishimiye cyangwa se cyiteguye kwakira gukoresha amayeni. Hariko nkuko mubizi Ubuhinde n'Ubushinwa buriya ni ikibazo gikomeye cyane kiri muri BRICS, no kureba uburyo bazakemura ibibazo by'imipaka biri hagati y'Ubuhinde n'Ubushinwa, bakabiganiraho bakareba uburyo byakemurwa. Nge mbona ko icyo ngicyo cy'imipaka ni ikintu bazaganiraho bakaba banagikemura. Ahubwo ikibazo gikomeye cyane ni ukuba ibi bihugu byose bihuriye ku kintu cyo kuba ni ibihugu bituwe cyane muri BRICS. Ubushinwa yego ku nganda no ku bindi buri hejuru cyane, ariko n'Ubuhinde niyo nzira burimo kuganamo. Nanone Ubuhinde muri BRICS bukaba bumeze nka Taki muri NATO. Urabona Ubuhinde bumeze nk'ubukina double game. Ni ikintu rero mbona ko kizagorana kuba bahitamo kuba bakoresha currency y'Abashinwa, kuko Abahinde nabo barifuza kuba amarupi yabo yazamuka, nayo akaba yagira imbaraga muri iyi BRICS. Ariko nkuko uyu muvandimwe yabyanditse ahangaha muri comment, ni ikintu cyakorohera cyane iyi BRICS. Nge numva ko
tuzakomeza tukareba ni gute bazagenda bacuruzana, kubera ko urabona muri BRICS harimo Iran icuruza ibitoro byinshi cyane, harimo Arabia Saudite icuruza ibitoro byinshi cyane, harimo na Emirati z'Abarabu, hakabaho n'Ubuhinde nibyo bucuruza, hakabamo na Brazil nibyo icuruza, tutavuze wenda na za Ethiopia na za Argentine. Urumva ko ahangaha na ahantu ni ibihugu bifitanye business nini cyane y'amafaranga menshi cyane, ku buryo utakwemeza ko bizorohera ibi bihugu, kubera ko buriya idolari ryari yubatse cyane, ko niba bumva ngo ibihugu byose bibika ku idolari, ni ukuvuga ngo idolari ni ryinshi cyane, riradepye ku bwinshi ku buryo ritabura ku isoko. Urumva nanone ikindi wumva ko aya mafaranga yabo ntago byoroshye kuyakonvatinga mu yandi mafaranga nk'uko wakonvatinga amafaranga mu idolari cyangwa se mu kindi. So Ubushinwa bwo bumaze kubikora ku yeni ryabo, ni ibintu byoroha kuba wakonvatinga amafaranga yose ufite ukaba wayakonvatinga mu mayeni. Ari nayo mpamvu igitekerezo cyawe nkanemera ko iyo currency ninabaho izaba iy'Umushinwa, izaba iy'Umushinwa. So no gukomeza tukabireba gusa, iyi ngiyi ni inkoni ikomeye, ni inkoni iryana idolari ririye. Ubushize twarabirebaga tukabona ko GDP ya BRICS yarazamutse iruta iya G7. Mu byumve namwe, G7 iri munsi ya BRICS kuri GDP ya BRICS yagiye hejuru y'iya G7. Murabyumva ibyo bintu, ni ibintu bikomeye cyane, ni n'inkoni ikomeye cyane ku idolari. Kandi noneho wumve ko BRICS ikiri mu nzira ya expansion. Ejo nejo bundi BRICS izongeramo ibindi bihugu, nkuko nababwiraga ko nifuza ko Venezuela yinjiramo. Why not Korea ya ruguru? Korea ya ruguru buriya ntabwo ipfa gukora biriya bintu nta kintu ifite. Buriya Korea ya ruguru usanga hari ibyo ifite mu butaka byinshi cyane isi ikeneye, ariko kubera ko bayifungiranye ikaba ibyibitseho biri hariya. Rero kubera iki itaza muri BRICS? Ko BRICS muri ntuza muri izo za G7, muri ubwo burasirazuba bwabo bwa za NATO n'iki, bafite akantu ka systeme kameze nka kakandi twakinaga turi abana. Mwaba muri gukina muri abana, umwe yakora akantu umwe atishimiye, niba ari nyiri baro agahita abwira abandi bana ngo twese tumwange. Noneho kubera kuri ya mwana ari we nyiri baro, mwese mugahita mumwanga wa mwana. Ikiza cy'iby'abana, urwo rwango ntago rwagumaga, rwahitaga rurangira. Ariko nibyo birimo hano muri izi za G7, baravuga bati tumwange. Okay, twamwanze tumushireho ibihano. Byatangiye bahana Iran, bahana Venezuela, anyway bahereye kuri Korea ya ruguru, hazamo Iran, hazamo Venezuela n'ibindi bihugu byinshi bigiye bifite uduhano twa hato na hato, dutoya uduhano ibihugu byinshi bifite uduhano turi aho ngaho. Iyi ni menace yari ihari ya G7, yari ihari y'Abanyamerika n'inshuti zabo n'iyo Bank Mondiale yabo. Bakagufatira amafaranga, ushwanye nabo gatoya bakagufatira amafaranga yawe, sometimes bakanagutegeka n'ibyo ukora mu gihugu cyawe, ariko kubera kuzi ko aribo ba nyiri baro muri gukina ukabyemera nyine. Uyu munsi rero ibyo nibyo bigiye kuvaho, kubera ko Iran igiye gusubira ku isoko mpuzamahanga. Venezuela niza izacuruza yisanzuye, nibyo navugaga na Korea niza mizagicuruza yisanzuye. Ni ikintu rero wavuga ngo gikomeye cyane kuri iri dolari rigiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ikintu cya mbere cyanyeretse ko iyi BRICS iri serious, n'Umushinwa ari serious kuri BRICS, murabyibuka twarabyutse mu gitondo tubona Iran na Arabia Saudite bari gusinyana amasezerano y'ubwumvikane. Ni ibintu bitabagaho, ni ibintu utashoboraga kuryama ngo urote ku munsi umwe Arabia Saudite na Iran bishobora kuzicara no ku meza reka gusinya ku meza y'ibiganiro gusa. Ni ibintu twese twumvaga ko ari ibintu bidashoboka, ari ibintu bigoye, ariko Umushinwa yabigiye inyuma, araza yereka umunya-Iran inyungu ze mu kubana neza n'umunya-Arabia Saudite, kubera ko kugira ngo umunyamerika afate Arabia Saudite yigire nk'akarima ke, nuko yahoraga yikangisha Iran. Yahoraga abwira Arabia Saudite ati ninkurekura gato Iran izahita ikumira. Uyu munsi rero
Iran na Arabia Saudite bibanye neza n'abayobozi, n'urujya n'uruza. N'ubushize minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yari muri Arabia Saudite, yakiriwe n'umwami wa Arabia Saudite. Ni ibintu bitabagaho. Murabizi na Perezida Assad wa Syria aheruka muri Arabia Saudite. Ni ibintu bitabagaho. Impamvu bitabagaho mbibabwira, murabizi mu Basilamu Abanyamerika babashije gucamo ibice bibiri, biba ibice byahanganye cyane ku buryo n'isi yagezaho ibona ko ari byo bice birimo urwango rukomeye cyane ku isi. Iyo ufashe abashiyiti ugafata n'abasuni, ni ibice bibiri bitajya bigira ahantu bihurira. So kubona ko Iran yagize gutya igahura na Arabia Saudite bakicara bakaganira, wajya kubona ukabona Assad Assad wa Syria agiye muri Arabia Saudite, yakiriwe n'umwami wa Arabia Saudite. Ni ibintu mu kwezi kumwe gushize utashoboraga kuryama ngo urote ko byashoboka. Ari nayo mpamvu mvuga ngo Umushinwa ari serious cyane kuri iki kintu cya BRICS. Ni nayo mpamvu mbabwira ngo ibibazo biri hagati y'Ubuhinde n'Ubushinwa bihora bidutera ubwoba tuvuga tuti BRICS ishobora guhura n'ikibazo gikomeye igihe cyose. Abashinwa bashobora gukomeza kutumvikana n'Abahinde, bizaba ikibazo gikomeye cyane. Urebye initiative rero zose Abashinwa bakomeje gukora kugira ngo BRICS ikomere, ubona ko n'iki kibazo bafitanye n'Abahinde bazakiganiraho. Muri iyi nama yaberaga South Africa twabonye Xi na Premier Minister w'Abahinde baganira, nabyo ni ibintu byabaga bigoye, ariko babashije kuganira muri iyi nama ya BRICS. So ni ikintu umuntu yakomeza gusaba, yakomeza kwifuza ko kizabaho umunsi umwe ibibazo biri hagati y'Ubuhinde n'Ubushinwa bikarangira, noneho iyi BRICS ikaba yanatekereza ku birenze ubukungu. Kuko niba baratekereje bakavuga bati kugira ngo duhangane na Banki Mondiale nuko dushinga banki ya BRICS, ari nabwo bahise bashinga New Development Bank. Iyi ni banki imaze igihe, ari nayo banki izajya ikora izi transaction zo muri BRICS. Rero kuba barakoze icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Rero nge numva ko bagomba gutera indi ntambwe bakiga n'uburyo bakora partnership y'ibya gisirikare, kuko ntago muzahangana n'Abanyaburayi na NATO namwe ubwanyu mutarabasha kwishyira hamwe no mu buryo bwa gisirikare. Kuko iyo ndebye nk'ibintu biri kubera muri Indo-Pacific, ubona ko Abahinde bamera nkaho bakina double game, ntago wamenya ngo bari ku ruhe ruhande. Iyo NATO ije muri kano gace ka Indo-Pacific, ubona ko ikorana n'Abayapani, igakorana n'Abanya-Australia, igakorana na Korea y'Amajyepfo, sometimes n'Abahinde nabo bakisanga muri ayo masezerano. Ni ikintu rero kimeze nk'ihwa mu karenge ka BRICS, bivuge gutyo. Ni ikintu kimeze nk'ihwa mu karenge ka BRICS, ariko numva ko aba bagabo iki kintu bagikoze bagitekerejeho, kandi ntibashobora gutuma ako kabazo kabo hagati yabo gakomeza kuba ikibazo. Rero nugukomeza tugategereza indi expansion ya BRICS. Ubu ngubu twabonaga ko narimaze kubabwira ko GDP ya BRICS imaze kujya hejuru ya GDP ya G7. Ikindi wamenya nuko population ya BRICS imaze kuba 46%. Aho ngaho ho ntiwanakwirwa unagereranya na G7, ntago wabigereranya. Rero bizakomeza biba ikibazo gikomeye cyane ku idolari. Ngewe icyo ntegereje cyane ni iri faranga rya BRICS, kuko niryo rizabasha gucalenjinga idolari, urumva. So iyi ni Waka Waka podcast. Rero tuzakomeza gukurikirana turebe influence ya BRICS ku idolari iragana hehe. Iyi ni Waka Waka podcast. Amahoro kuri mwese.